Hari inkuru usoma ukumva ziragutunguye cyane. Ese umuntu ashobora kwica uwo bakundanaga kubera ko yanze kubyarana nawe? Umva iyi nkuru. Iyi nkuru yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umugore witwa Katerina Ivanovna Markiv w'imyaka 25 akurikiranyweho kwica umukunzi we Clinton Mickey Higg. Icyatangaje benshi ni impamvu bivugwa ko yaba yarabikoze nuko uwo mukunzi we yanze ko babyarana. Uyu munsi tugiye kureba uko byose byagenze, ibyo polisi yatangaje n'ingaruka z'iki cyaha. Amakuru avuga ko Katerina Higg bari bamaze igihe bakundana nk'uko bisanzwe mu mibanire, bombi bari bafite inzozi z'ubuzima bw'ejo hazaza. Ariko uko iminsi yagiye ishira, havutse ikibazo gikomeye. Katerina ngo yashakaga kubyara mu gihe Higg atabyifuzaga. Icyo kibazo cyagiye gitera amakimbirane hagati yabo kugeza ubwo ibintu byafashe indi ntera, dore ko kuwa 8 Ukwakira mu 2025 amakimbirane hagati yabo yarushijeho gukomera. Polisi ivuga ko nyuma yo gutongana Katerina yafashe imbunda arasa Higg. Abaturanyi bavuga ko bumvise urusaku rw'amasasu bahita bahamagara ubutabazi. Abatabazi bageze aho byabereye basanga Higg yakomeretse bikomeye. Nubwo bagerageje kumutabaza, baje kwemeza ko yari amaze gupfa. Iyi ni inkuru yahise ikwirakwira hose kubera uburyo yababaje abantu benshi. Nyuma polisi yahise ita muri yombi Katerina. Mu iperereza ryabanje bavuga ko hari ibimenyetso byerekana ko habayeho amakimbirane akomeye mbere y'uko iraswa riba. Katerina ubafungiye muri gereza ya Stevens County Jail ahategereje kuburanishwa. Icyakora ni ingenzi kwibuka ko kugeza ubu urubanza rutaratangira, bityo urukiko ari rwo ruzatanga umwanzuro wa nyuma ku byaharegwa. Iyi nkuru itwigisha ko amakimbirane yo mu rukundo adakwiye kurangizwa n'urugomo, ahubwo iyo abantu batumvikanye ku bintu bikomeye nko kubyara, kubana cyangwa ibindi, inzira nziza ni ibiganiro cyangwa gutandukana mu mahoro. Gufata intwaro cyangwa gukoresha urugomo nta kibazo bikemura, ahubwo ibi bisenya ubuzima bw'ababigizemo uruhare ndetse n'imiryango yabo. Iyi ni inkuru yasize abantu benshi bibaza uburyo urukundo rushobora kuvamo urwango rukomeye gutya. Ubu baturage bakaba bagereje kureba urwo rukiko ruzaburanisha urubanza n'icyemezo ruzafata. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ese ubona amakimbirane nk'aya yakagombye gukemurwa atya? Andika igitekerezo cyawe hasi muri komenti. Niba ukunda inkuru nk'izi zisobanurwa mu Kinyarwanda, kanda subscribe, kanda like, unasangize iyi video inshuti zawe kugira ngo tutazasiba kubagezaho izindi nkuru zidasanzwe. Murakoze.